nta nzara yigeze amwica na rimwe. Icya kabiri nararaga ntege basi ku murongo ishati hariya ku murongo ibintu byose urukweto ruhanaguye patron nkamufasha kujya muri douche ibintu byose muganduke batabacika iki kibazo kirakomeye. Turabashimiye mwebwe mwese abakomeje gukurikirana Humura Uzabyara TV. Nkuko duhora tubibabwira, ni televiziyo igamije guhumuriza, gutanga ubujyanama ndetse no kwamaganira ku ihohoterwa rikorerwa mu miryango, cyane cyane twibanda ku miryango itarabona urubyaro. Ibyo tubikora binyuze mu biganiro tunyuzaho ibyigisho, ubuhamya ndetse na filime mbarankuru izajya inyuraho buri uko muzajya mukurikira ikiganiro. Mushobora kudukurikirana kuri Instagram yacu na Facebook page yitwa Humura Uzabyara TV. Mukore subscribe kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro byacu kandi muduhe ibitekerezo. Murakoze. Ubu rero uyu munsi dufite ikiganiro. Murabona kuri kamera dufite umubyeyi mwabonye kenshi yanyuze mu buhamya bwatambutse kuri televiziyo ndetse mwagiye mumubona ahantu henshi hatandukanye, yaba mu buhamya yatanze, mu bitabo yagiye yandika. Ni byinshi agapfundikiye gatera amatsiko. Uyu munsi turamwifitiye noneho muri studio ya Humura Uzabyara TV. Ubwo ndagira ngo muhe umwanya atangire adusengera, hanyuma araza no kutwibwira dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nimujye kure. Mana yacu turagushimye, guhimbarije aka kanya duhaye kumugisha. Tugushimiye uyu mwanya tugiye kuganira iby'umumaro. Turakwinginze ngo ube hagati yacu. Dusengeye abagiye kudukurikira bose kugira ngo bahe umugisha wawe, kandi iki kiganiro nacyo kizagira umumaro, gihindura amateka yacu. Haleluya. Nizeye kubibona mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu mubyeyi, mwatangira mwibwira abakurikiranye televiziyo yacu. Ndabizi bafite amatsiko menshi cyane. Murakoze cyane. Nkuko mubimenyereye, nanjye nitwa Alice Musaniwabo. Twabonanye kenshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nkaba nishimiye kongera kugaruka imbere yanyu mbabwira, mbahamiriza ibyiza Imana yakoze, cyane cyane turushaho kungurana ku bijyanye n'imiryango itarabona urubyaro, kwiga ku bibazo bitandukanye byadufasha gucengera no kumenya impamvu nyamukuru zituma ababanye batinda kubona urubyaro. Murakoze cyane rwose Alice Musaniwabo. Nanjye nejejwe n'Imana mu mutima kuba mpuye nawe muri iki gitondo. Murakoze. Ubu nifuzaga kubabaza, hari igitabo nigeze gusoma. Yego. Mwanditse gikurikirana n'ubuhamya bwagiye butambuka ku mbuga nkoranyambaga nk'uko wari ubivuze, ndetse no kuri iyi televiziyo Humura Uzabyara bwanyuzeho ubwo buhamya. None rero ubu nifuzaga kutubwira, mfite amatsiko yo ku gitabo mwanditse. Nabonye ari igitabo cyiza cyane ndetse ndagifite hano, cyitwa Humura Nawe Uzabyara. Inspiration yo kwandika iki gitabo mwayikuye hehe? Urebye mu kwandika igitabo Humura Nawe Uzabyara, n'umuhigo nahigiye Imana. Ubwo nari nkiri ku musozi wo gutinda kubona umwana, numvaga ikintu cyose gishoboka Imana iramutse ingiriye neza ikampa kubyara, igishoboka cyose nagikora. Mu byo nari nshoboye icyo gihe rero nari nshoboye no kwandika, nkumva nzandika mvuga imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'iby'Imana yakoze. Ngaho ntangira urebye yo kucyandika naho yavuye. Wow. Iyo ni inkuru nziza cyane ku bantu batarasoma iki gitabo. Nge naragisomye ndakirangiza, ariko mpora nkisoma nkanagisubiramo. Ni igitabo cyiza cyane. Ariko Alice, kwandika igitabo ntago ari ibintu umuntu wese ajyamo kuko yabitekereje. Ese wari usanzwe ufite ubwo bumenyi? Ese wari ufite abantu bagufashije? Uretse kuba warumvishe aricyo kintu wakwitura Imana, wakuyeho ubwo bushobozi ndetse bisaba n'amafaranga ku rundi ruhande. Ese wabishoboye uti?
Numva mumbajije ikibazo gisa nkaho gikomeye kubera yuko kuvuga ngo nabishoboye, Imana yashoboye kumpa umwana, ni nayo yampaye ubushobozi bwo kwandika igitabo. Niyo yanteye inkunga, yacishije mu nzira zitandukanye, hanyuma ndacyandika kirasohoka turakibona. Ubwanye nkisubiramo bikandenga, sinjye ngihaga, n'abagisoma niko bambwira. Mbese Imana yarakoze mu byo. Nanjye ndi muri abo ngabo batagihaga. Rero amatsiko mfite cyane kuri uyu munsi nuko hari ukuntu Imana itanga isezerano ikanarisohoza ukabibona. Wenda mu bantu badukurikiye hari benshi bagiye bahabwa amasezerano n'Imana bakaba bakiyarindiriye, hari n'ayandi bagiye babona. Nawe Imana yagusezeranyije kuguha abana, none warababonye. Wenda ntago najya kubisubiramo cyane ko ubuhamya bwawe bwatambutse kuri televiziyo, wenda n'abadukurikiye batabashije kububona bashobora kureba mu biganiro byatambutse bakabubona. Nagize amatsiko cyane muri iki gitabo kuri topic ivuga ngo impamvu ituma amasezerano adasohoka. Amasezerano yacu niki gituma adasohora? Ubu rero ndifuza ko uyu munsi unsobanurira, numvishe mfite amatsiko yo kumva neza no gusobanukirwa ibintu bishobora gutuma amasezerano cyane cyane ku miryango itegereje urubyaro. Niki gishobora gutuma iryo sezerano ritinda gusohora? Hari impamvu nyinshi mu gitabo narazivuze, ariko ngerageza kugenekereza mvugamo nkeya. Mu mpamvu ya mbere ituma aba bana batinda kubona urubyaro, impamvu nyamukuru navuzeho mu gitabo no kutumvikana kw'abashakanye, guhora bahanganye kw'abashakanye. Iyo mwashakanye muhanganye, mbese mudahuza, biragoye cyane kugira ngo mubone urubyaro. Uko wa mwanya wo kugira ngo munahure murimo gushwana, uwo mwanya ntago bishoboka, umwe abareba hepfo undi areba hino. Ubwo rero icyo kintu nagitinzeho cyane. Ariko ni iki gituma abantu babana, ko iyo umuntu agiye kubana n'undi baba basezeranye kuzabana mu bibi no mu byiza, bagasezerana kubana iteka mu munezero? Ahanini ni iki ubona ntawe kuri umubyeyi ukuze, ni iki ubona gituma abantu bashakanye, imiryango ibanye, ni iki gituma itumvikana, ni iki gituma ibaho itumvikana? Ubundi n'Abanyarwanda babivuze ukuri, baravuga ngo hari abantu ntabura uruntu. Ubwo rero ibaze nawe umuntu mutavukanye, umuntu mutakuranye, umuntu muto, mbese mutaziranye, muhuye mwese mukoze. Buri muntu wese afite karagiteri, afite ukuntu ateye, abafite uko yumva ibintu, abafite uko abibona, abafite uburyo bwo kwanariza ukwe. Mbese abo bantu babiri bombi baba batandukanye. Noneho rero iyo bahuriye mu rugo ntihabeho ko mu gihe habonetse akabazo umwe aca bugufi, cyangwa se umwe ngo agerageze kwihanganira undi, niho izo ntambara zose zituruka. Usanga akenshi na kenshi baba batanapfuye n'ibibazo bifatika, atari utuntu dufatika, ahubwo ari utuntu dutoya, uko tugenda dukura tugenda twaguka tukabyara ibintu biremereye bikavamo gushwana. Nyibukije hari igihe nigeze kujya gusenga, ngeze mu rusengero pasiteri yigishaga ku mubano, yigisha ukuntu abantu bashakanye. Nyine yatangaga nk'urugero rw'abaturanyi be, agatanga urugero rw'ukuntu bafaga korogate. Kwa kundi umuntu azamura korogate yagiye gushyira ku buroso, umwe akavuga ati wiheramo hagati, undi akavuga ati kuki utayitangirira hasi, ugasanga n'utuntu nk'utwo ngutwo. None ubona kutumvikana kw'abashakanye bigira ni hehe bihurira nuko byagira ingaruka ku muryango, ku buryo utabona urubyaro mu gihe bateganyije? Ubundi kugira ngo urubyaro rubeho, umugore yaba ari tayari gusama, bwa mbere nuko aba ari mu minsi y'uburumbuke. Yego, iminsi y'uburumbuke y'umugore, rwose umugore aba ashobora gusama. Noneho rero niba muri iyo minsi y'uburumbuke hageze, hakaba mu rugo hari intonganya, hakaba mu rugo hari ukwivumburana, mbese nta kwegerana kuriho,
urumva ntago iyo minsi izatambuka bashwanye, bazaba bashwanye, umwe yigiriye mu byo undi yigiriye mu bye, umwanya wo guhura ubure bitume mbese iyo chance bayirata. Ngaho imuzi nyamukuru aho ushingiye ni ukuvuga ngo kwagushwana kwa buri mwanya kwa buri gihe niyo guhuje n'iyo minsi y'uburumbuke biba ikibazo gikomeye cyane. Yego. Ni umurongo wanditseho uri mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorino, urwandiko rwa mbere ni igice cya 7, ni ukuva ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 5. Aravuga ngo ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agira umugore we n'umugore wese agira umugabo ahe umugore we ibikwiriye kandi umugore nawe abigenza cyo umugabo we, kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugore we. Ntimukimane keretse ahari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga. Nkuko wari ubivuze rero nanjye nibutse uyu murongo kuko nari narawusomye nsanga kutumvikana, kudahuza igihe, kudahuza amasaha, kugirana amakimbirane hagati y'abashakanye, kuko bishobora gutuma igihe cyo kubaka urugo bagakwiye kuba bubaka urugo, tuvuge bajya mu buriri hagati bakajya kera twajyaga twita umukino mpuzamahanga icyo gihe cy'ubwishimane bw'umugore n'umugabo ntikibashe kubaho kubera ubwo bwumvikane bukeya cyane rwose, ukaba wumva ariyo ntandaro yuko urubyaro rushobora kutabonekera igihe kubera abantu badakurikiza icy'Imana kuko ntekereza ko uyu murongo usobanutse, Imana yaduhaye umurongo tugomba kugenderamo cyane, nta mpamvu zo kwimana. Umuntu wese agomba gutanga ibyo asabwa ku mugabo we n'umugore agatanga ibyo asabwa ku mugore. Niko bimeze, niko bimeze. Ariko kandi reka ngaruke ku kantu gatoya nakongeraho kuri iyo ngingo, nuko kenshi niyo habonetse gushwana cyangwa se no kutumvikana ku kintu runaka, ariko hakabaho umugore uzi ubwenge nka Bigayiri. Umugore uzi ubwenge nka Bigayiri, wibuke yuko mu nkuru za Bigayiri, Abigayiri burya yagize ubwenge buhambaye cyane. Umugabo we Nabali yashatse kwima Dawidi ibyo yaramutumyeho. Mu by'ukuri harimo amakimbirane mu byumvikana, kuko Abigayiri ntiyumvikanya n'umugabo we kuri icyo kintu, ariko aca ruhinga nyuma aravuga ati reka nci nyuma nce mu gikari aho umugabo wanjye atazi, nirukanke nsanganire ziriya ngabo Dawidi yaratumye, hanyuma nzihe ihongero, abashyira ibyo kurya bashyira ibyo kunywa, hanyuma bucya kabiri. Iyo habonetse umugore rero umeze nka Bigayiri, agerageza kubyitwaramo neza, intego ikagerwaho. Abadukurikiye mwese rero murumva ko kugira ubwenge nka Bigayire ni ingenzi. Tugomba kuba abagore b'ubwenge. Urakoze cyane. None se Alice Musani wawe, watubwiye ku bigendanye n'igihe cy'uburumbuke. Akenshi usanga tutazi no kubara ibyo bihe by'uburumbuke, imiryango myinshi usanga rwose biri mu gicuku. Ibyo byo ntabwo bishobora kuba intandaro? Yego, kutamenya igihe cy'uburumbuke rwose ni intandaro ikomeye. Ni intandaro ikomeye yatuma utinda, wowe udukurikiye yatuma utinda kubona urubyaro, kuko mu gihe utazi igihe cy'uburumbuke ntabwo wasama, ntabwo ushobora gusama. Ahangaha nkaba mbashishikari, ni naho ngira inama cyane abantu yo kujya kwa muganga bakakubarira kwigisha uburyo uzajya umenya igihe cyawe cy'uburumbuke, bigatuma muri cya gihe cy'uburumbuke ukora uko ushoboye kugira ngo urebe ko wasama. Akenshi usanga muri iki gihe umuntu aba ashakisha ubuzima, umugabo aba yagiye aha, umugore aba yagiye gukora mu ntara, ugasanga akenshi nk'ingo zibanye muri iki gihe usanga bari kumwe muri weekend, usanga bari kumwe igihe gitoya nko mu kwezi kubera gushaka ubuzima muri iki gihe bitoroshye.
ntekereza ko icyo kintu ari ikintu cy'ingenzi abadukurikiye bakwiye guha agaciro kugira ngo amenye basi na ya minsi mike yamfite mu rugo ni iyihe minsi nkwiye gushyiraho akadomo gatukura ko ntagomba kubura mu rugo kandi nkakora wa mukino mpuzamahanga cyane rwose nicyo kwitonderwa ni ikintu cy'ingenzi cyane urakoze cyane none se ari karame ubona muri rusange kuriya kutumvikana bidashobora gutuma haza kubaho ikintu cyo gucana inyuma mu miryango? Birumvikana hariho na henshi cyane maze kubibona mu miryango genda insanga mu miryango duhura kenshi usanga icyo kibazo cyo gucana inyuma gihari ariko kandi nagira ngo mfashe n'abadukurikiye bose nugira ikibazo cy'uko umugabo wawe cyangwa umugore wawe guca inyuma ujye ubanza wihereho uvuga uti ni iki cyatumye anca inyuma njyewe myitwara uruhare rwanjye nabigizemo n'uruhi kuko umuntu ntashobora kwitora ngo avuge ngo yanciye inyuma haba hari ikitagenda byanga bikunda swati biturutse kuri wowe mugore ku myitwarire yawe n'uburyo uhanganye n'umugabo wawe utamucira bugufi cyangwa se ukaba utazi kwiyitaho no kwiyitaho birakontarisa kwiyitaho birakonta nko kwiyitaho ushaka kumenya kwiyitaho kumenya kwita kuri chambre par exemple chambre y'uburiri bwawe kumenya kwita ku mugabo kumenya uko umwakira kumenya mbese ni ibintu byinshi cyane navuga ahangaha kumenya kwita ku rugo rwawe ukamenya icyakuzanye ukagishyira ku murongo ko umugore w'umutima ko umugabo w'ubwenge ko umugore uri ku murongo uzi gucira bugufi gusanga wese cyane cyane umugabo wawe ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga ibyo bintu nabyo biri mu bituma umugabo wawe ashaka kugushyiraho umutima akumva ko nta wundi muntu yakurutisha ni ngombwa cyane kwita kuri ibyo bintu byose uvuze ibyo kwiyitaho no kwita ku cyumba nk'urugero wari utanze mutanibuka hari umusaza mu rusengero ujye twigisha arakuze cyane umusaza afite nko muri za 80 kandi abanye n'umukecuru we neza atubwira kuva kera n'ukuntu bajyaga bajya umukecuru ajyaga mu bihuru agaca indabo zo mu gihuru akaza agashyira mu cyumba umugabo nawe bikagenda gutyo bakahahora bahumura neza ni nk'urugero yaduhaga kandi wenda muri iki gihe sinzi nimba hari ababyitaho cyangwa ngo bumve ko hari ikintu gifite umumaro ariko kwiyitaho ntekereza ko nk'uko bivuze ari ikintu cy'ingenzi nawe ubwawe ku mubiri hari igihe uheranwa n'agahinda hari igihe uba umaze igihe kinini cyane sinzi nimba ibyo bintu byarakubayeho mu gihe wamaze utegereje urubyaro ukumva urihebye ukumva watakaje uburyohe bwo kubaho ubuzima burakubihiye kumva wakwambara utakwambara wakwisiga utakwisiga wajya muri saro utajyayo wasokoza cyangwa wabireka ukumva ubayeho mu buribwe ubihiwe cyane ese icyo gihe waba warakigezemo wagifashwagamo n'iki kuko ntekereza ko wenda yaba nayo intandaro y'uko abagore baba badakora inshingano zabo neza mu rugo yego nibyo koko uwo musozi uragoye ariko kandi njyewe cyakimfashije kugitsinda nahoraga kenshi mu masengesho nahoraga imbere y'Imana nkahora mu nyigisho zihugura abagore nkahora nshakisha igituma umugabo wanjye atazancika nari mbizi ko mfite ikibazo nari mbizi ko ndi kuri bose babireba ariko nkavuga nti nkasenga y'uburyo bwose nkakora n'ibishoboka byose nkoresheje imbaraga n'ubwenge hanyuma nkasigasira uwo mugabo nkavuga nti hari probability y'uko yagenda nibyo koko simbyara hari probability y'uko ashobora kunshika isaha n'isaha mu gihe ntageze ubwenge umva abagore bankurikiye simbabeshya nakora uko nshoboye kose ntago yajyaga ava mu rugo atariye saa 11 naga nabyutse nkaba nagiye muri cuisine nakora utuntu tworoheje tumeze gute nateka ibirayi nkafanga nkurikije utwo kunda nkagera nakora kareti nateka icyayi hajya nkora nshakije utuntu dushyashya dushobora gutuma umugabo mpozaho umutima nta nzara yigeze amwica na rimwe icya kabiri nararaga nteye
basi ku murongo, ishati hariya ku murongo, ibintu byose, urukweto ruhanaguye, patron nkamufasha kujya muri dushe, ibintu byose, muganduke batabacika. Iki kibazo kirakomeye, gisaba ubwenge n'imbaraga, ukitanga wese kuzageza ugeze ku ntego. Ntumbaze, hari igihe wambaza ukambaza utese aho wabyariye ibyo warabikomeje, ibyo ni ibanga ryanjye, ahubwo nicyo nendaga kubaza, wagira ngo wandebaga neza. Okay, ntacyo mu kiganiro cy'utaha umaza nimutumire uzaza witeguye ukambwira ko nibura umaze kubyara wakomeje, cyangwa kuko nigeze kumva ubuhamya uherutse gutanga, waravuze ngo nari naraziritse umugabo wanjye ku buryo ndashobora gutekereza no kujya ahandi hantu. Ibyo nabyo uzabinsobanura mu kiganiro gikurikiraho, ukambwira iyo migozi wazirikishije n'abandi bamenye imigozi bazirikishije. Kabisa nzayivuga. Ariko muri make nta nubwo ari abagabo bashobora kugenda gusa, n'abagore bashobora kugenda. Abagabo nabo bagomba gufata uruhare rwabo, kuko ni abatware cyane, n'abatware kandi bakubahiriza inshingano zabo, bakubahiriza inshingano. Birasobanutse, Bibiliya ivuga inshingano z'umugabo n'iz'umugore. Umugabo wese rero ukurikiranye iki kiganiro nawe agomba kumva uruhare rwe mu muryango, cyane cyane ko ari bo mitwe y'umuryango cyane. hari ahantu ugeze numva nakubaza ibibazo byinshi. Nta kibazo, ndahari kandi rwose niteguye gufasha abantu bose badukurikiye. Uko wahoraga ugenda ukora udushya umunsi ku munsi, ukabona uko wita ku rugo, ukabona uko wita ku mutware, ukabona utuntu dushya wagenda guzana wiyitaho, n'utundi wabonaga umugabo abyakira te, wabonaga se hari ikintu bimuhinduraho, cyangwa yagomezaga kuba nkuko mwabanaga mbere n'ubundi, cyangwa yabonaga koko hari agashya kabaye akanakubwira ati bimeze neza cyangwa se biraryoshye, sinzi, uratubwira muri makeya nimba koko warabonaga impact z'ibintu uri gukora. Impact zaragaragaye rwose, Imana irananshoboza kugeza ku ntsinzi. Imana yabanye nanjye mu buryo bw'igitangaza. Yashoboraga kumbwira ati rwose nuko ntafite amafaranga nayo kukugurira indege. Ati indege ntago ubundi wowe ukwiye kugenda n'amaguru. Ntago ukwiye kugenda. Wow. Ati kweri nk'ibi bintu uba wabitekereje uti, nimba ntabitekereje regura umutware, regura umuntu ukomeye rwose, igishoboka umuntu yakigukorera. Ngaye nguko. Ariko umugore w'intwari abantu benshi dukwiye kwigiraho, kuko ndumva hari utuntu dushya nanjye ndimo ndagenda numva nungukira. Musinzi abadukurikiye nimba muzajya mwibuka kuduha ibitekerezo no kuvuga nimba hari ikintu ikiganiro cyabunguye, ariko nanjye ndumva hari utuntu dushyashya ndi kugenda ntoragura. Burya singuciye mu ijambo, buriya mu rugo rwose hari utuntu, ntago umuntu iyo yicariye gusa kumva wagezeyo cyaruhije no kubona umugabo ukicecekera ukiryamira, niba ari ibijumba ukabiteka, birayuka ukumva kuri bugereke ibishyimbo ukarekeraho, ntago bimacinga neza. Ariko iyo ukangutse ukavuga uti uyu munsi niba ibijumba nabitetse mu mazi, ejo nzateka mu tuvuta, bitewe n'ubushobozi bw'umuntu, nta nubwo bisaba ubushobozi buhambaye. Niba nabitetse ngeretseho ibishyimbo, ejo nzabiteka ukwabyo. Hanyuma ariko ukamenya yuko atari ibijumba gusa ugomba gutegura, uzashyiraho n'utuboga, uzashyiraho niba uyu munsi ari akagisa ntikagura ijana cyane rwose. Niba udashoboye no kubona izo nyama washyiraho n'akagi, cyangwa se ugashyiraho n'akaneke, mbese ugakora dekorasiyo ku buryo rwose umuhuza n'akabari, umuhuza n'izo hoteli, akumva yuko bimuhagije guhora aryiwe kabisa, kubera ko uhora uhinduranya. Urimo urabivuga nkumva ndi kubona ameza yanyu ukuntu yabaga ameze, ndi kubona ameza yanyu ukuntu yabaga asa. Baza n'uyu munsi ukwasa. Reka tugaruke kuri ya ngingo yacu yavugaga ko kutumvikana kw'abashakanye bishobora gutinza isezerano. Ni ubuhe bujyanama watanga ku miryango kuri ubu ngubu? Hari ibice bibiri, hari imiryango itegereje urubyaro ariko kuri uyu munsi itabanye neza, itumvikana
sinzi nimba uri murabyumva barangije kugera muri cya gice cyo kutumvikana habayeho bwa burangare Satani yinjira muri wa muryango kuri uyu munsi ntago bumvikana hari uburyo batabanye neza ariko hari n'indi miryango itegereje urubyaro itaragwa muri uwo mutego wa Satani ese ni yihe nama wagira ya miryango igikomeye ni yihe nama wagira ya miryango kuri uyu munsi itabanye neza ku buryo twavuga ngo basi n'ukurikiranye iki kiganiro ufite ikibazo mu rugo yakora iki ubundi nama ya mbere nagira mwebwe mwese abankurikiye abadukurikiye muri studio yacu aho muri Zabyara inama ya mbere ikomeye no gusenga urugo rutarimo amasengesho rurasenyuka urugo rwose rutarimo gusenga wowe mugore ngo ugire uruhare ugira ubwitange n'uburyo buhagije bwo gusenga urugo rurasenyuka ntago ya masengesho ya mu gitondo mvuga iyo gusengera ibiryo nane mugoroba ugiye kuryama uko ubonye uburyo buri segonda buri saha sengera urugo rwawe n'umugabo wawe hagarara mu mwanya wo kwinginga Imana kuko niyo yonyine izagushoboza kunesha urugamba uriho hatabayeho Imana urugo rurasenyuka amen niba utetse uri muhati ibirayi ukuhati ibirayi yibwira ngo Mana kuraho umwanda wose uje mu rugo rwanjye ukura umwanda wose waza ku mugabo wanjye uhati ikigishishwa gikura mbese uyu mwanda ugendane nibi byose byahigaga urugo rwanjye niba urimo uwunamye urimo gukubura uko ukubura ujye ubwira Imana uyibwira uti Mana dore ndimo ndakuraho umwanda uyu mwanda ushire mu rugo rwanjye ushire mu cyumba cyanjye ushire ku mugabo wanjye ushire ku mukozi wanjye ushire kuri baramukazi banjye ushire kuri mabo ukushireho ukuzeho imyanda yose n'ibigambo bibi bakoheraho kuko mu bikunaniza harimo ubucantege rw'amagambo wumva harimo ibigambo bikomeretse bahora bakubwira bakwita ingumba bakwita ibiki baguhunyurira ku nzara bahora bagukandagira rero ni wowe ufite urufunguzo mu ntoki zawe zo gukuraho ibyo bintu byose kuko bizakurwaho gute mu gusenga mu guhamagara Imana uyibwire ati kuraho ndiko ndimo gukuraho aya mazimwe kuraho uruvugo kuraho iki kisuzuguriro kuraho ugenda ukubura uzi ko ukubura urimo gusenga umuharuro ukesha uracya uzi kucya uracya kuko urimo gukuraho ukumva kura ubundi ibintu twizeye ni ibintu nk'ibisazi mwana umva uhamagara Imana mu buryo budasanzwe hanyuma ugakubura ibyo bizimu bikatumuka vumbire gashiraho ngaho haleluya nuko nguko niyo nama ya mbere nama ya kabiri rero nama ya kabiri mu bantu bahanganye mu bafite ibibazo byo guhangana n'umugabo ndakwinginze uhereye aka kanya ujye ubanza wishyire mu mwanya wo kwishinja ubwawe uvuga uti ibi bintu nge nta ruhare nabigizemo ibintu birimo kuba mu rugo rwanjye yarakututse nibyo yakubwiye nabi ariko wowe nta ruhare wabigizemo wowe uruhare rwawe muri icyo kibazo kucyo urwirengagiza ugahora ushaka gushinja mugenzi wawe ko ari we mubi umwita nabi umuvuga nabi umusebya umukwiza mu bantu uvuga ngo uriya arananiye bimeze gutya wowe uruhare rwawe nuruhe mbese mbere yo gutokora umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe ubanza utokore umugogo uri mu ryanjye ngiyo intego ikintu gifasha cyane iyo banje kubona ko ubwawe uri mubi ubabarira na mugenzi wawe mugenzi wawe uramubona icya gatatu nababwira nuko inama ikomeye natanga uzirikana igihe cyawe cya fiançailles bya jisho ryiza wamurebaga ni wa wundi ntiyahindutse ariko se niba yarahindutse mu bana nuko ko warangaye utamushyurije utuzo ngo umuhe n'amavuta meza ngo yisige ukaba noneho ubonye yuko ari muba ari uko mubana niwe wabigizemo uruhare tujuru birakugarukaho ni wowe bigarukaho gira uruhare rwo kurwanira urugo rwawe ni wowe ufite igisubizo mu ntoki zawe cyo kugira icyo uhindura mu rugo rwawe wowe igisubizo kiri mu ntoki zawe reka tubashimire rero Musani w'Abalisa ndumva twakomeza nkomeza kuryoherwa nkaryoherwa ariko ndizera ko nyuma tuzagira ibiganiro byinshi byimbitse kandi biryoshye
kuko aka ni kamwe mu byo wanditse byinshi. Nifuza ko tuzagera igihe ukagenda utubwiraho utunosheraho, wenda n'abandi bazagira umutima wo gusoma igitabo, kuko ni Kigali ntago twakivuga hano kuri televiziyo cyose ngo tukirangize. Reka ngushimire rero, Imana iguhe umugisha kubwo kwitanga kwawe no kuba wabashije kuboneka kugira ngo abakurikiranye televiziyo Humura Uzabyara babashe kubona ubwo bujyanama, babashe kumva ubwo buhamya. Iyo babona ari ibintu byabayeho, bumva ari ibintu nangiye numvisha ari ibintu byabayeho, biranyubaka nkabwa ibi ngibi koko nibyo, ntago ari ibyanditse gusa, ni byabaye. Biramfasha. Ndizera rero ko mwese abakurikiranye televiziyo Humura Uzabyara, ndizera ko mwagiranye ibihe byiza natwe. Mwibuke gutanga ibitekerezo byanyu. Hazaza benshi baduha ubuhamya bw'ibyo bagiye banyuramo kandi bakabisohokamo neza. Tuzabona filime mbarankuru y'ibyagiye bibaho, kandi ndabizeza neza ko hari ikintu Imana izakora. Mwakoze cyane. Reka nsabe Musani wabo asenge hanyuma dusoze ikiganiro. Mwakoze. Mana Data uri mu ijuru, ndagushimye kuko uri kumwe natwe. Uzabana natwe nk'uko wabidusezeranije. Haleluya. Kandi uzagira icyo uhindura mu miryango yose duteze amatwi. Haleluya. Ndabizi ko ushaka gukora umurimo kandi ugahera mu ngo zose zidukurikiye. Girira neza bari babanye batumvikana. Aka kanya ukureho urusika rwose rw'abatandukanyaga. Imbaraga zawe zihindure uru rugo rukundane, haveho umuze wo gusharira. Ongera ubunge bahure mu izina rya Yesu. Aka kanya nsengeye izi ngo zabanaga zihanganye, nkujeho uyu mudayimoni wazitumyeho mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zirema urusika rukomeye rw'urukundo. Imbaraga z'Imana zikora ibintu bidasanzwe, haboneke guhuza mu izina rya Yesu. Iyi myuka mibi yajyaga bateza kutumvikana, bigatuma iminsi y'uburumbuke bahitaho, ndayirukanye ndayicagaguye burundu mu izina rya Yesu. Reka kunesha kwawe kugaragare Yesu. Imbaraga ze zumvikane mu miryango idukurikiye, maze babyare, batwite, bororoke, bagwire buzurizi. Nzi ko ushobora byose. Nizeye kubona icyo ngusabye mu izina rya Yesu. Amen.